Ni amakuru agezweho. Umunyemerere ay'uno munsi tuyahere mu ntara y'Amajyaruguru ni mu karere ka Gicumbi, aho umunyeshuri yakubiswe bamuziza ibiryo ahasiga ubuzima. Ni kuri uyu wa 26 Gicurasi 2025 mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Miyove, akagari ka Gakenke, umudugudu wa Musege, ku kigo cy'ishuri cya GS Rumuri. Hapfuye umwana uri mu kigero cy'imyaka wigaga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza. Ni umwana wapfuye ubwo yashyamiranaga na bagenzi be bamuzizaga kurya ibiryo. Nyuma y'uko habaye ayo mahano, inzego zishinzwe umutekano zageze kuri iryo shuri rya GS Rumuri, basanga uwitwa Muhikuzo Samson, umuyobozi ushinzwe amasomo, avuga ko nyakwigendera wigaga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza yakubitiwe mu ishuri n'abanyeshuri bamuhora ko yagiye gusangira nabo kandi atize. Abana 6 na mwarimu batawe muri yombi bakekwaho kugira uruhare nyine muri uru rupfu ku ikubitwa ry'uwo mwana bikamuviramo gupfa. Bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Byumba, ni mu karere ka Gicumbi. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Emmanuel Nzabonima yabwiye Imvaho Nshya ko urupfu rw'uwo mwana rwaturutse ku gushyamirana kwabayeho hagati y'abanyeshuri n'uwo wari uje kurya saa sita kandi atashyizwe ku rutonde rw'abagombaga kurya, bigatuma kubungabunga uwo mutekano byanga, baramukubita birangira asize ubuzima. Yagize ati baracyakurikiranwa, ariko ikigaragara ni uko ari umwana utari wize, nyuma aza gusangira n'abandi ariko batamushyize ku rutonde, biza kuvamo ko bagenzi be bamubwiye ko batamushyize mu bararya, ashyamirana na bagenzi be ku buryo bushobora kuba bwamuhungabanyije mu kubahunga akagwa mu muferege. Yakomeje agira ati amakuru amwe twabonye ni uko iyo bategura amasahani bayategura bashingiye ku bitabiriye. Icyabaye rero, ishuri ryarimo abana 51 aribo bize. Ashobora kuba yatunguranye kuza atari yateganyijwe. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi yabwiye Imvaho Nshya ko yamenye ayo makuru. Ati mu kanya nanjye mvuye ku ishuri mpura n'umubyeyi wa nyakwigendera, turabahumuriza. Ubu ikiriho ni ukwegeranya amakuru kandi inzego zizashingira ku bikubiye mu mategeko mu gukomeza gukora iperereza. Mu kanama Emmanuel Nzabonima yahaye abarezi muri rusange, by'umwihariko abo mu ishuri rya GS Rumuri, ni ukuba hafi y'abana, haba ikibazo bakajya bahita babamenyesha kandi hafi y'abana mu bintu byose birimo kugira ngo birinde impanuka. Abanyeshuri 6 ndetse n'umurezi wabo bakekwa bari kuri sitasiyo ya polisi ya Byumba, ni mu karere ka Gicumbi, mu gihe umurambo wa nyakwigendera wajyanwe gupimwa ngo hamenyekane icyamwishe. Reka tugere tuti rero Imana imwakire mu bayo uyu mwana. Nyemerera dusoreze mu karere ka Ruhango, aho dusangayo naho inkuru y'akababaro. Umugore wari umaze igihe gito ashinze urugo yasanzwe mu buriri yapfuye. Mu karere ka Ruhango, Dusabeyezu Serafine wari utuye mu mudugudu wa Gasharu, akagari ka Kamusenyi, umurenge wa Byimana, mu karere ka Ruhango, yasanzwe mu nzu yapfuye nyuma y'igihe gito ashinze urugo. Ubuyobozi bw'umurenge wa Byimana bavuga ko bwakiriye amakuru ko Dusabeyezu Serafine yasanzwe mu buriri yashyizemo umwuka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwiza Jeanne d'Arc yabwiye Umuseke ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 26 Gicurasi 2025, umuturanyi wa nyakwigendera yanyuze imbere y'urugo arasuhuza abura umwikiriza. Avuga ko uwo muturage yahise yinjira mu nzu maze arungurutse mu cyumba asanga Dusabeyezu yashizemo umwuka. Gitifu uwa Mwiza avuga ko umurambo wa nyakwigendera bawusanze mu buriri wonyine kubera ko umugabo we akora akazi k'izamu atari mu rugo nijoro. Avuga ko nta bimenyetso byo ku buriri babonye bigaragaza ko yabanje gukomeretswa. Uwa Mwiza avuga ko mu muturanyi wa nyakwigendera yari afitanye nawe amakimbirane, nta muturanyi nyakwigendera afitanye nawe amakimbirane kuko yari aherutse gukora ubukwe
basezeranye n'umugabo we mu kwezi kwa Mutarama 2025. Ati muri raporo dufite y'ingo zifitanye amakimbirane urugo rwa nyakwigendera ntabwo rurimo. Bamwe mu baturage bavuga ko bumvise amakuru y'uko nyakwigendera ashobora kuba yabanje gusambanywa mbere yo kwicwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Byimana avuga ko ukuri ku byamubayeho birimo n'ibikekwa n'abaturage bizagaragazwa n'iperereza RIB yatangiye. Umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku buruhukiro bw'ibitaro bya Kabgayi, ariko RIB iteganya kujyana ku bitaro bya polisi ku Kacyiru kugira ngo ukorerwe isuzuma. Tusabeyezu Seraphi nta mwana n'umwe asize. Imana rero imwakire mu bayo. Ni naho ngaho ducumbikiye amakuru twari tubafitiye kano kanya, tubabwira ngo mukande subscribe hano kuri channel yanyu, amakuru agezweho, hanyuma mujye mubasha kwibonera amakuru nyine agezweho ako kanya. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane.